neza mumeze mute njyewe meze neza muriho nsigiye muzo ko suwe muriho muraho neza meze neza twebwe ikaze kubaryo twinizisho tuze no munsi uyu munsi nafatire Louise murakoze cyane soga ntugwamukira kandi isanga oya ntabwo waruherutse we okay uheruka kuri Sevara muraho neza abajo twins aha basiga bakwita mama ariko naryo ni iryanye mbo iyo bavuze mama benda banza agashakashaka nkareba uwo ari we njyewe nta kibazo ntuzongere gushakashaka oya sadepana mboga sadepana mboga mumeze nka gute twe tumeze neza Louise yaje yabazaniye imyenda myiza yanze ko nkoramo njye nakozemo rimwe kamwe konyine ariko oya we baraguhaye aho watwaye imwe indura yibagirwa ubwo nutinda inde ninde Soleil from America ndagusoye arumva yaguhaye impano burya nibagiwe inde ndagatwara we wayikore wayigeze nta mukiriya nkundi umukiriya n'inkundi ntabyo kunzanaho we ntabwo ari umukiriya we n'impano ugabanya umuntu ariko n'impano yanjye bampaye kuvuga yuko nyine njya mbuza gukoramo umukiriya n'inkundi ubu ngubu nta kintu twavuga ndakoramo nisanzuye izo yaguhitiyemo ntabwo zagukwiye nyine ndisanzura gutya kudukanzu tubiri wakomaze cyane ariko Rosette yakuyemo amakanzu amubereye none nyagasani nese njye wamaye yo kujyana mu muremure amakanzu arahari pe noneho sizikuna amakanzu wakoramo abantu bazi ko nshaka kubacuruza amakanzu yonyine amakanzu amapantaro amashati mukanya hari ikiganiro ndi bujyemo ndiwe nambaye ipantaro yo muri ambaruberwe n'agapira ako shamburi irateje nako nari narabitse nari ntarambara usibye umururumba ibindi usibye amafaranga ahubwo nabo kuba bihari byo birahari ntabwo yaje yazanye twatuntu amasokoreki byose byaje amarobe de nuit shaka numva bari mu nkuru amafaranga ngiye kuvuga rya amasuti aturega hari utundi tuntu tuca mu kuntu stringi stringi zirahari utuntu twose ndafata inda amakariso ndabyibutse hari ahantu ndi buzijyane y'amaboko maremare y'amaboko magufi yego ko zirimura ndazijyana namwe rero ni mu nyamibima barazigurira kuzimara reka hari abantu ndi buce mumeze mute rero uyu munsi hahiye wakutse wari utegerejwe hari umuntu witwa Aisha ngo uhora arota inkuru ya 30 cyakora cyo nanjye ndayirota turahura ariko ko mutagura imipira sigura Louise yaje naje kandi ubwo muzagenda mwambaye iki ngiye kuwanjye mwibitse nkamunyumvire mbese imipira bazayambara bajye muri arena abajo twins ahantu hose umva mbabwire mujye mwinjira abajo twins mucarana ahubwo noneho umusohoko wanjye musate vuga ngo abajo twins mutabikoze ndaza nta ntungunitse Rose uragira ko igitambo tugishibuta kakwaje ahubwo abajo muzica tuzamukicara aminga zurambabaje nindo kubabaje nge sinzamari ntabwo tuzabyemera nk'umuryango umukuru w'umuryango urashyigikira ko cunda zaba ari muri arena tuzamuha amata ntabwo ugomba kujyana umwana oya dufite vesteri nini cyane umuryango tuvuga ko umuryango urimo wenyine uko nabyo cunda kujyamo hariya oya dufite vesteri nini cyane buriya vesteri ikindi dufite ahantu mu birahure ikindi namushya no muri parking ngaho nyumvira ni imodoka se ni imodoka abajeho twirizije ndakurahiye ko utakicara muri backstage ngo ikitaramo kikuryohere na nubwo biba gweki kunki mbese uzabigenza ute nzamuhereza abantu none ninjira urugero ngubu ubona
hari Ishimwe iri kumva hari tesi we ubu ushobora kumubwira ngo guhe cunda nigiye kwirebera kabyemera gitaramo gatakihorera akakihorera direct ariko oya nzabijongera kandi nzampare abaje tuzicara hamwe dushimwe iki gitaramo turagishima mbabwire tugishimuta ahubwo se mwaguze amatike abantu baremeye kugishimuta bandikaho gushimuta ikindi hari ukuntu bari kubyigaho aba diaspora namwe ase koko ni ukuri live streaming mana mumbabarira aba diaspora babona iki gitabo nibatakibona jotunizi tuzabatamo period nibatakibona iryo joro tugomba kurara tubataye ariko n'abantu nibaduhereza link ndayipostinga kuri Instagram yanjye mugende mujye murunguruka buri mumeze gutyo ngaba jotunizi jo guys abantu nabuze telefone abantu dufitanye gahunda mumbabarire mu nyandiki hari abantu baguze imyenda batari bayifata kubera ukuntu baramwibye sana telefone zana mubaza babarira pe mubaza Rozarize gahunda yo gusebya nyanya bayizanye irakomeje sana mubaza ariko nta n'ikintu twaye yego ko biciye mari none yashize la speaker aba harimo ikintu cyitwa isekuru bite baje mugira ngo telefone yawe kuri kuvuga nabi ndavuga se ari guhura amasaka bite ninge mutaramiyeho nge ndashaka kubaza aba Jotwins igihe mwahereye mubabwira ngo Louise ngagira ubwoba ngibiki mbaheje rimene uko byamugendekeye yashira ubwoba yagize ubwoba bw'iki ntago ukuntu mwansebeje reka mbivuge Jerimene yaraje tujya mu mashyuza tugeze mu mashyuza tujya no kwihoza umva amashyuza igiranye n'ikivu yesuwe shema merezi impeta yanjye nanjye narebaga ibintu nanze merezi byanjye ariko wambaye impeta muri vraiment donc nanjye nikuyemo ariko nabanzambaye uyu ntabwo bimeze ntabwo kizishushanya namenye ubwenge ibintu byo kumfatira wapi kabisa urumva zirankwira ahubwo ntabwo zimfatira kwa kuda abantu batamo uducupa mu mazi ubwo bwari bwije Jemene abona agacupa agira ngo ni ingona yamize ngere yego yamize ngere asubira inyuma ngo turapfuye turashize nikize ngo dore ku gisimba ntabwo iki gisimba ntabwo hajyamo igisimba kwa amazi anayegera aho amazi ashishe se ava muri ibisimba Ibona na agacupa gwahaye ngo mbega agacupa ngo karanganze noneho ndambwa ho yasekana nawe se wakwikanga reba ukuntu mwamvuze kugira ngo byarangiriye aho turagiye twongera gushyira mu mashyuza noneho afite ukuntu bakorotira bakoresheje imifuka umufuka waradodotse udodotse agafuka kamwizingiraho gutyo wiga ikintu kirangije kugira nindura yampika aza mu rutoki nturengerwe kabisa umva yavugije induru ndavuga nti haseke ngewe ntimuzongere ntazongere kubabeshya ngo ni ngewe ugira ubwoba ariko uri metere namwe mwese mugira ubwoba fitu akeza rero mbabwire tugiye gukora ibintu bitatu icyambere banza mbereke hano navumbuye ibanga navumbuye ibanga dore riri ziwazumbuye uragera unsabye ndakwira ahubwo mbega zimavuye muri salo nyine ngo arajya mu rwego ngaho re mba fitu hamya bw'igendera bagiye gutuma kuyetse hano navumbuye utuntu twa danje urumva tayikire ndayibuze kuki nyibuze nje hano mu gihe tayikire nijoro navuze ngo nataye urufunguzo rwanjye ariko muhariya muri turuse yindi ni turuse murayireba ubwo ibyo ngiye kubarangira mwese muzi yanze kuyigura hariya hirya terutaye n'akarabera hariya hirya hari n'izindi amatike arashize bari kumpamagara ngo nyabashyire fitu ese Jose waducececeje buri guserera
Nise ko mbuze tayikire yanjye kandi nzi ko nayigendanye. Ubwo mukinyweraho rero none ndagira. Ndakibona. Okay. Bon. On y va. Attends. Kora kontoro ya mbereke mwebwe. ibintu Navumbuye. zaramusega Akira. Kontoro ya lipstick. tugiye kugutuburira nyine Ngiye kukwereka utuntu twiza navumbuye tw'udufabiola. Mbo mu gihe bagiye ngiye kubaririmbira kugira ubu twinjiza mu mwuka uyu munsi ni kwa gatanu ugiye kudusenga tugiye gusenga. Yego kumbaga kuririmba hari umuntu Zaburirimba ya Dawidi Zaburirimba Ziyawe nazafu Niba do like this Ayizanjye mfite ubuhamya bwigendera Zaburi indirimbo ariko niyo mu ijuru ndababwiye. Ziyawe nazafu Ni ya Bena Chance Chance. na Ben Ni nziza kubi cyane. Noneho iyi bayita en general w'iwanyuze. Ariko banza mpimba bigafata ariko shuri nahimbaga abarimo bose nari narabamaze. Anje rero najyamanira namuhimbye namufata. Isiga nyinshi n'ubwifata mpira. Yo byinshi cyane se. Oya wowe iyi ngiyi ntabwo ubizi nduye byihorere. Zirya 25 ngaho. Aka rero izi zitwa Fabiola niko zitwa ariko hano hasi uriko hano hasi haba handitseho ubwoko uko yitwa. Iyi yitwa famous. Iyi ya famous rero ni abantu b'inzobe. Inzobe nka Louise nanjye Louise afatiya ajye kuzana Rejeta. Urumva noneho njye navumbuye ibanga. Twavumbuye ibanga. Njyewe n'ubwa mbere nisize lipstick ukarya Ako disi arakona shaka kuri kawa jokes none nakibagiwe. Nganyumvira. Keza. Abantu barwaye ibintu by'ama-infection banyandikira. ego byarakanyeretse keza Infection y'abagore. muri komenti ya Jonte Yego waravumbuye. Ngaho. Ibyo bintu Kawa jokes nizi tugomba kwishyura. abajya twinizisho hezame bakoresheje inzara ibintu ndabireba. Urabona ukuntu kasa neza anje. Noneho reba ibintu bya danje shyira no ku mwenda urebe. Gira gutyo ngo Tatsindagira ariko no. Ipuderi igiyeho ntabwo ari wowe jya gutyo ngo byaguha ngo ku buryo nyine ushobora kurya ntabwo ushaka kuvaho. ntabwo bijyaho. noneho ikindi ntabwo ari yayindi w'imatira Iremera ku muntu. iremera ku buryo wumva Ngaho wasigiye. ku buryo wumva wisa ugiye kunsiga lipstick oya na lipstick dore amenyo yanjye ntabwo Ngasigiye. tugira makeup mu buryo butunguranye. reka nisiga Oya niyi ngiyi ni akanude. Urasiga imwe urasiga ako kanude uhita ushyiraho n'aka kakarabe. Kubona nambaye ubusa kabisa. Urabwambaye n'ubundi. Iyi yitwa Fabiola noneho iyi yitwa famous. Ni abantu b'inzobe. Inzobe nk'iya mpinga nk'iya Louise. Iyo yawe. nuri munsi yacu ariko Nuri munsi yanyu gato ariko ari inzobe. Noneho uriya ni umunude. Noneho akajya nisige uw'umukara. Ko bitindikira no? noneho yahumura Ndangiye se tugiye muri makeup twese. Ariko se biti. don't worry be happy
Then kwa kundi umuntu aba yisize akantu k'akantu kandi ashaka gutuza kandi none kuki njye mu mpaye ibishanyaraye nuko kurashaka Kushanyara. tubona usa neza kutarusha noneho karahumura ashaka ariko wakuze gama yose Egamba mu nyamibwa. abantu akenshi b'ibikara n'abantu badashaka nyine urabona ko ari nka rabero udashaka ariko iyo wegereye impinga zimwe tubona ko tubona ko itandukanye harimo na akantu rabero gatandukanye ngaha ntabwo usiga rabero noneho ya nyayo zen ni twiza njyewe hari n'izindi hari n'andi mabara y'abantu b'ibikara y'abantu b'inzobe cyane hari ukuntu umuntu asiga ukabona umuntu aka kabera Germaine akunda ibintu byejeje kubera iminwa ye yijimye akabera amajeka n'akayo nkamwaka Akangaka akakuramo kamu mukuru wanjye ntureze twe turi gucuruza ndakurangira turaguha nimero nta kibazo rwose mukuru wawe aguha ko wisiga teshyura yego afasha iyi ni rabero isanzwe right ariko yo turebe ntiremera ntabwo ari pirate ntabwo ari yayindi itamutse iminwa cyangwa ikomeze nako ni keza noneho iyo kamaze kuma ariko aka ngaka kabera abantu b'ibikara cyane oya n'abantu b'inzobe n'abamuhaye shokora utu tuntu ni byiza ko mutwihahira mbo niba turebe iyo wisize nka foundation itikugora ibintu bitijimye cyane nako by'amavumbi ibanga kandi kwa kundi ubika lipstick igapfa izina ry'imana ntabwo zipfa paka irangiye Yego. njyewe iyi nari nyifite Famous. iyi nari nyifite to be honest ni famous nyine y'abantu b'inzobe noneho mva nkubwire dore njyewe iyo mfite iyo maranye iminsi rero maranye iminsi ukuntu imeze kandi imaze umwaka yarubye nagiye ngifite ntabwo yumye doreba ni ukuri gushiramo ndetse ko imaze umwaka imaze umwaka vuba shema sho hari muri beta byanje kuri abantu yego nabona kavuye kandi nambaye nimero dore kandi n'utu duturuse duturuse two kutwara hari n'uduto kuri twujyana mu ntuza oya niwe kakajya mu isakoshi ya sakoshi ya fora ndararayo ijyamo da hari n'utundi duto kandi wowe niyo uri kugendana nayo muri no ikindi jose siwa tubuze ahandi tugura utuntu tw'abana hari ahantu bagira utuntu twiza tw'abana twiza n'amavuta ya mustela na nose kandi bidahenze bitari nk'ibyo muri farumasi kandi bya original mustela yarahenze ugira ko ntabwo bihenda njyewe usanga iyaguraga 19 muri 30,000 ninde wakubwiye se ko aho ngaho ari kwigura kandi nini kandi nini Wow. uri kwimana ntabwo mbeshye haba kwa kundi abana bajyana udukamambiri ku ishuri udukamambiri haba hari udukamambiri N'inkweto. nk'abana bakunda Spiderman Jesus n'utugurude tw'Imana habamo utubiju tw'aba mwandike 0783 12 75 12 ndasubiramo 0783 12 75 12 mumuhamagare ni mu mujyi muri ka free zone yego irebana na Cogebanque ego neza muri ka free zone ugeraho ukibuka utuntu twinshi udafite tw'abana n'utuntu twinshi byari kutungu tuntu twa n'amayesharupe nzagurira amayesharupe nziza nagiye nsanga bari kuzipakurura nsanga nta mafaranga mfite mbo ikindi cya kabiri tugiye gukora tugiye kubwira abantu b'abajo sibyo twemereye amatike hari umuntu witwa Pamela wishyuye amatike 10 y'abantu b'abajo hari na tante wishyuye amatike 10 y'abajo tugiye kubavuga tubavuga niyo mpamvu metresse afite urupapuro n'ikaramu hanyuma narangiza kubera ko ntabwo tuzi nimero zanyu sibyo icyo dukora ni iki
mwebwe turashyiraho nimero ya Louise mumuhamagare noneho azaba ahagaze kuri arena amasaha ya mbere y'igitaramo noneho mwebwe ajya bahereza amatike yinjira nuri hafi nk'uyu munsi cyangwa ejo mbere yo kumva mu rugo wowe n'uyu munsi yaguhamagara bakaguha wowe ntibaziguha kuri WhatsApp urayimuha WhatsApp uyiviga uvuga ngo hari ayo twishyuye mbere deja ntabwo ari aya mbere ari hari n'ayandi ari hari n'andi nayo ari hari ubwo urumva rero amatike 20 tujya gushaka abantu 20 ugomba kwinjira mu gitaramo hari abo turi buvuge baduhamagaye hari abatwandikiye hari n'abandi n'ibyiciro nka 3 hari abaduhamagaye hari abapostinze cyane hari n'abatera komantere baba jo batajya basiba ewana banandika ahandi hantu niba wowe utari bubone kuri mu ntara ni ukuri ni gift yawe ushobora no kubwira umuntu uri i Kigali akaza akinjira kuri iyo tike si ngombwa ko ari wowe ariko nanone byaba byiza ari wowe kugira tubonane tukumvirane dusomane before tugiye kubanza gusenga aujourd'hui nous sommes vendredi oui en tout cas d'accord vraiment twagiye siyabe nazafu niba mutima baragukuramo imbavu byitira ubuhamya bw'igendera ngo igiye gusengera abantu bafite abagabo bagiye ku rugamba cyangwa se bari gukorera igihugu cyangwa muri mission bari mu kazi batari kumwe n'ababo turasengera abantu babizi neza ko babyara ariko bakaba baratinze kongera kubyara baratinda cyangwa se zikavamo abo bantu barakomeretse hari n'undi muntu wanyandikiye ngo tuzasengere abakobwa batinze gushaka twarabasengeye ariko turongera tubasengere twarabasengeye no twarabasengeye ugashaka batarabenshi noneho abo bamama nabo bafite abatware babo baba hanze y'igihugu twarasengeye ku tugiye gusengera abatware Imana ibarindireyo yego twasengeye abantu baba bari mu nshingano bonyine yego twarabasengeye ubu tugiye gusengera abatware Imana ibarindireyo noneho tugiye gusengera abana cyangwa abantu bavuka sibyo ku babyeyi bafite ubumuga cyangwa se bafite uburwayi budakira abantu ndabibuka bose mwana aba batware batari mu ngo zabo ariko ntago ari abatware gusa abantu bajya nyine batari abatware cyangwa n'abadamu batari mu ngo zabo batabana n'ingo zabo umunsi ku munsi bagira ngo bameze nk'abafite ingo ebyiri n'abo abakobwa batinze gushaka uwiyumvamo ko yatinze gushaka abamama bazi ko babyara ariko zivamo bakanatinda hanyuma n'abantu bafite ababyeyi cyangwa abantu muri rusange barwaje abantu bafite indwara zidakira period ariko indwara idakira ni ubumuga umuntu urwaye abantu bahuye n'ibyo bikomere Imana ikomeze kuborohera ibomera twagiye twasenze data twese uri mu ijuru turakubashye tuguciriye bugufi turagushimiye cyane twe twicara aha turi ibimenyetso byiza kugira neza imitima yacu iguciriye bugufi irakubashye cyane kuri Imana yacu bwite uri Imana itubera amaso amanywa na nijoro turagushimiye kubw'umuteguro wawe turagushimiye kubw'uyu munsi tugushimiye kubwiza n'imbaraga zawe tugushimiye kubw'impano y'ubuzima waduhaye tukaba turi amahoro turi kuri wa munsi abacuti twiyemeje ko tuzaza tuguhamagara ngo utabare ubwoko bwawe twongeye kuza imbere yawe ariko ijambo ryawe rirambwira
ngo abashaka kuvuga ibyanjye babanze bave mu bidatunganye. Turasenze rero ngo amaraso ya Yesu Kristo atweze adukureho umugayo n'urubanza, tubabereho tutagenze neza, twacumuye, twavuze, twatekereje, twagambiriye ndetse twanakoze n'amaboko yacu ndetse n'ibirenge byacu bishobora kuba byakandagiye ahatejejwe. Ndasenze ngo uhere ku mutwe ugeze ku birenge, utweze kubw'imiryango yacu, tweze kubw'abana bacu, tweze kubwa abatubyaye n'aho dukomoka, kuko uri Imana ihora gukiranirwa abana kwa basi. Ndasenze rero ngo amaraso ya Yesu atweze. Ukimara kutweza tuje imbere y'ubwiza bwawe, mbere y'uko tukwinginga ngo tugusaba, turagushimiye cyane ko wemeye ko ubuzima tubamo tukumenya, tutarabo kukumenya, tutarabo kuvuga izina ryawe, ariko ukemera ko tukumenya kandi tukakuvuga. Warakoze gutanga Yesu Kristo ngo akize ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu. Warakoze cyane Yesu kutwitangira no kuduha ubuzima tukaba tubayeho mu mudendezo. Ni ukuri turagushimiye kandi ni ukuri turi bihamya ko tumeze neza, nubwo bitaba byera de ariko uracyatubereye maso, niyo bikomeye utubera Imana. Warakoze kutugirira neza. Turakwinginze rero kubw'abajo twins, hari abantu wahuje bakaba umugore n'umugabo, ariko kubera akazi, kubera ubuzima butandukanye bakaba bameze nk'abantu bari mu ngo ebyiri. Dusengeye abatware cyangwa abamama batari mu ngo zabo, bagiye guhigira ingo, bagiye kwiga. Ndasenze cyane ngo imbaraga zawe ziganze ku buzima bwabo. Ndakwinginze kugira ngo ubahere umugisha mu byo bagiye gukora, ubarindire mu bihugu barimo, ubarindire mu ntara barimo, mu izina rya Yesu Kristo. Icyo nsenze no kugira ngo ubahe kwizerana hagati yabo, icyo nsenze no kugira ngo ubambike imbaraga z'urukundo, icyo nsenze no kugira ngo ukomeze kubambika imbaraga, bagire umuhate n'ishyaka ryo kurinda urugo rwabo, kandi ubarinde guhora kwa Satani, kandi ubarinde guhomba no kugira ikibazo aho bari, kugira ngo bazatahukane intsinzi. Ndasenze rero kugira ngo ubambike imbaraga, nabo basize mu rugo ubambike imbaraga, bashobore guhagarara gitwari, bashobore kongera kunga ubumwe, wongere connection hagati yabo, wongere communication hagati yabo, kandi mwami wanjye ubarwanira intambara bazi nizo batazi. Ubagirire neza Kristo. Rero turacyakwinginga kugira ngo ugirire neza abakobwa cyangwa abasore bumva ko iminsi yabasize kugira ngo bashinge ingo zabo. Niwe Mana itinze umuntu kandi ikagira iko ibigenza ikamuha ibyiza. Ndasenze kugira ngo ubwo imitima yabo irambiwe itangiye kukubaza ngo kubera iki, aho hariho utangirira gukora. Ndasenze kugira ngo baremere amashimwe mu mitima. Ndasenze kugira ngo ubagirire neza. Uri Imana yaremye Adamu ikamuremera Eva. Ndasenze kugira ngo ba Eva babo babanguke ndetse n'Abadamu babanguke. Ndasenze kugira ngo baremere amashimwe y'imitima yabo, kandi ndasenze kugira ngo wumve ijwi ryabo ribatakambira. Kuri uyu munsi wa none turasenga kugira ngo ubaremere umugisha kandi ubahe amahitamo meza. Ndasenze kugira ngo ubashoboze kubakuraho igihu ku maso, barebe kure kandi bahitemo neza. Ndakwizeye kuri Imana igira neza, turi ibimenyetso kandi turabahamya. Rero bikimeze gutyo, hari abantu benshi barwaje indwara zidakira. Hari ubwo barambiwe koza abantu baryamye hamwe, hari ubwo barambiwe kuvuza buri munsi, hari ubwo bashiriwe, hari ubwo bavuga ngo kubera iki waduhaye uyu mutwaro. Uri Imana itanga imbaraga. Birashoboka ko ari wo musaraba wabo, ariko ndasenze kugira ngo uboherereze Simoni abakira umusaraba. Ndasenze kugira ngo Kristo kwa kundi bakwakiriye umusaraba wananiwe waguye isari, nabo bakire. Ndasenze kugira ngo borohereze, kandi abadafite icyo bagabura, abatangiye kunanirwa, batangiye kurambirwa, bongeremo imbaraga. Uwiteka Imana, ndasenze kugira ngo ubakize
ubagirire neza kandi uborohereze. Uwiteka niwe utanga ubushobozi, niwe muganga mukuru, niwe utanga imbaraga z'umutima, ubaha imbaraga z'umutima ndakwinginze, kandi ubahe kugira ngo muri ubwo bushyi bwose ntibazavemo amara masa, ahubwo uzabahe ingororano yabo yo kwihangana. Ndakwinginze uzabaheremo umugisha. Ni ukuri kandi umugisha ntibazawubona ari uko abo bantu bakize gusa, ahubwo bajya babibona bakina barwaje. Ndasenze ngo utange ubushobozi bwo kwivuza, ndasenze kugira ngo utange ubushobozi hari bwa pamperse, bw'insimburangingo, ubushobozi buri wese akeneye. Ibya regime babategetse, aho kuba hakwiriye kondisiyo babahaye, utanga ubushobozi kugira ngo uborohereze. Mwami wanjye rero ndakwinginze kugira ngo ukomeze kubagirira neza kandi imbaraga zawe zikanze. Twasenga byinshi, twasaba byinshi, ariko ndakwinginze kugira ngo icyo ushaka, icyo ushima aba ari cyo kiba ku bwoko bwawe. Nzi neza ko umugambi wawe ari mwiza kuri twebwe, niyo byaba bikomeye bite, muri ibyo bikomeye uba ufitemo igisubizo, kandi muri ibyo bikomeye uba ushaka kuturemeramo amashimwe. Ni ukuri imitima yacu irabivuga neza cyane kandi irabihamya, irabizi cyane. Ngaho tugirire neza, utanga umugisha kuba binabeza, kandi turusheho kwaguka no kumenya ijambo ryawe. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Ninde nibagiwe ko Imana umugisha nanjye ndikumva aba mama bafite ikibazo cyo kurwara, ariko Imana yabyumvisha. Imana nakuri bari benshi ku buryo kubatondekanya ntari bubyibuke cyane. Mumbabarire ariko Imana ibikore. Inkuru ya 30 ryari nayisengeye mu mutima wanjye. Nawe wayisengeye? nanjye mpora nisengera. Yego, Imana irabigenza neza. Iraje bigenze neza. Iraje bigenze neza. ihindura ibyanze guhinduka. Ihindura ibyanze Ariko we dore inkuru ni iyacu. Arahiye. Reka mbabwire, tuzabona Imana n'amaso yacu. Twe ntacu tunize, Imana iradukunda. Simanuye mbo uwa mbere Lolita, uwa kabiri Dorote, namba 1 Lolita. Abantu batemera ko Lolita ari namba 1. Ahubwo se ko mumerutse, ntabwo merutse kumubona, ariko amakuru mfite yarabyanditse muri comment ko ari ku kiriri. ubundi ni umureba umumbonemo atwita byayundi. Oya, ngo uramuzi? ayo makuru ndayafite cyane. Yego. Ngo ninde? Dorote. Ntiba wabanditse se? Njyewe? Oya pe. Njya kubareba kuri iryo twigisho. Hari uwundi mwana. Hari uwitwa Aisha. Hari undi igitambaro cy'umuto. Ese papa wabe we nta kintu? Oya, nta kintu. Yayemeye kugura tike ntanesho. Oya, hari uwundi ufite ijambo rirambuye, nimba ari ngo bihwira abakunda Imana yitwa nde? Yitwa Ndeshema. Hari uwundi ufite ijambo izina rirambuye. Oya, hari n'undi njya mbona ntago ushaka kurenga comment 5 utamubonye. Kanange murebe. Ruyi nta wundi. Akoze nta kuntu. Abagira niyo nsaba Olive. Uyu muntu ntago ajya abura. Niyo nsaba. Uyu ntago ujya umubona Jose. Yine biki? Ejo zagura fata. Urembe. Niyo nsaba Olive kabisa. Kandi ibyo nari ngiye kureba sibyo ndi ariko uwite. Aha. Njyaho nibo Aisha wamwanditse. Hari undi ufite izina rirambuye, reka nze mushake. Ririmo Imana cyakoze. Hari n'undi witwa ni hari urunana Liliane. Ngaho nyumve. Yego. Uyu muntu ajya yandika buri munsi. Mwebare ntawe muzi. Mwebare. Ntago mujya mumubona. Twari kose mwebare cyangwa oya urunana Liliane. Urunana. Noneho mva mbabwire. Genda umva ubuse bayuza turabamenya gute? Abayuza mwajya muhindura amazina yanyu. Abayuza ni benshi ariko ni arundi mwana unkunda witwa Rwema. N'umusore?
nta mwana n'umwana w'imyaka nk'ingahe ariko azi gukoresha WhatsApp ajya agira uyu muntu ntabwo ajya agutagingaho cyane ntabwo ubwo nanjye nabimenya kuri Instagram ubwo kereka mbirebye seta ararwaye ni ukuri nase nabimenya Noella Dorape nawe tumushyireho nase Mutoni Mutoni Light Mutoni Light nawe arapostinga hari abantu bari bugira ngo si twababonye ni ukuri turagerageza ndi kugenda ndeba abantu bantaginzaho cyane Ngende Malaki njyewe mfite igitekerezo yego mfite igitekerezo njyewe mfite igitekerezo twandike 10 abandi 10 baze kutwandikira muri comment abativona baze kutwandikira kuko hari abantu tutafata amazina yawe muri comment ubwo rero nagize ku bantu 9 kandi harimo nanjye wampamagaye arambwira ati nkunda abajo twinize ariko sifite ubushobozi bwo kwinjira muri nose ko rwe mutamwanditse erega nanuza na Pamela yari yavuze ko ari bagurira andi matike nyine turandire ku 10 abucura ko mutamwari yo bucura none arapostinga turabwa mu kayirero turashize none Wocu yakererwa ntiyasi n'umukanya nabashe kutureba we nta kibazo we ni umujo wiba amatelefone yose ahantu hose mwiba amatelefone ngo mudukoresa duhere kuri tante bucu Imana ibaha umugisha n'abandi tutazi abantu muhanga hari umuntu uhora yandika ati nyamuneka tugere humbe siko Mutoni Light buri munsi noneho noza hari uwitwa Uwase Sande hari uwitwa kandi Kelly do nese tukandika abahari noneho Pamela yakongera kwishura amafaranga abo bari bazi muri comment abajo twirizisho sha Pamela n'abakunda sha mwana mucarange ndamukunda Jose wariye amafi utazi aho yavuye yego wari imikeke ese mwarayimaze yewe nsigaranye mundangire basa bayiguze ijye kuyigura nsigaranye afite nimero z'umuntu yayitwohereje iyo mikeke Pamela yatwaje imikeke ku munsi w'abagore urarya utazi naho yavuye ariko Jose turatangara hari undi witwa Igete gira impundu arandika buri munsi nawe tumwandike hari izina ndi gushaka ririmo Imana noneho uzi ikindi abo twanditse muri abangaba uza kumva atazashobora kuza atwandikire cyangwa yaraguze tiki cyangwa yaraguze tiki atwaye undi muntu twaye undi muntu dushaka kuko ni impano dusimbuze uwundi umujo ariko turabibutsa ko ari tike za 10k ko nago waguriye 25 ngo ugurira abantu twaguze ntago twashyize kuri 5 nese kuki tekerezo kuki aba bantu hari abantu muvuze ngo bajya bandika muzi neza mwafashe nibuze nk'abantu batatu muzi mwege mu buryo mubona ko bandika kurusha abandi bose nibura mukabagura VIP 25 cyangwa 30 nk'uyu Lolita Dorote sinzi n'undi muvuze ngo wandika buri munsi ni Mutoni ninde sinzi warusonye nawe mumuhuriza Mutoni niwe wandika buri munsi nk'uyu Lolita Dorote na Mutoni wenda bamugata mubashira nko kuri 25 sinzi igene igitekerezo nta kibazo oya byatuma abatsikamira abandi kandi bagize yego oya ahubwo bituma habaho n'abantu benshi kuko yatagabanuka kimwe irabifasha abantu hafi babiri irabifasha babiri batatu sawa ngo dukomeze ubwo rero umuntu wo mumaganye kuko ngiye kumushyiramo hari abandi bantu bo muri Ronama bari bambaye abantu bo muri Ronama rero namwe mu nyandikire ejo nagiye kubareba ndababara bagiye mu minsi mikuru ya Louis Marse ubwo abari buboneke abumva bazaboneka banyandikira bisiga imyanya ibiri yabo ndashiraho imyanya ibiri ubwo wowe wa Nyabugogo uraza kunyandikira njye kwandikaho Nyabugogo sinzi izina ryawe uza niba nta data bafite ngo ikiganiro bahite bakibona noneho ishyiraho nta mujo tunize ibyo bibona data twarasenze se tuburi iki twese twasenze tuburi iki noneho shyiraho abajo Shema baba Jo ba Alphonsine ni bangahe ni batatu abahe Alphonsine na Josiane na oya no se Noella sinzi yani naramubuze oya abajya banzanira za pombe
nganyumvira Umva, Alpha Jose ariko nawe yasi. oya na wa undi bazanye Francine na Francine Francine ari bagiye. gutyo no Josiane ni umuzi ujye uza kugura we noneho yirirwa yambaye umupira wa Joe Twins nibo bantu badaye acunga habaye ariko nk'inama kujya kugamba ko ari imipira ya Joe Twins yo ariko inde wa wundi ntabwo ngifite nimero nk'uwabazaniye umupira akabaha n'amagifti yitwa nde yitwa nde umupira irabura cyane uteye neza yitwa Mimi nabuze nimero yawe shiri niba nyandikira ataragura itike yandike bamenye yandike sibyo 15 Mimi hari n'undi mwana wabahaye amagifti reka nzamite namuvuga urumva yabahaye yitwa Sonia yabahaye amagifti arababura nyine twagiye dupangisha gishwira ngo muhure arababura wowe muhura mu nzira ngwino ndebe wowe barayiguhaye ndibaza oya ntabwo ndayimo Shema ntabwo yayimpa ariko yaraguhamagaye barandyamisha ariko we yaguze dore Mimi mfite nimero ye okay Mimi rero ubwo nawe uramubaza sibyo amubaze gutya kugira ngo twanye yahaye impano Shema sinabikubwiye Wambwiye iki? impano baguhaye nta bintu nagufotoreye uretse ko nasanze harimo akantu kameze ukuntu nkavuga ngo ndabisubiza Ye nawe nyafungura ibyo kuri wa. nganyumvira Ariko iyo mpano kereka bya bindi wambwiraga yego. nibyo ngibyo Ninde uwo muntu? yitwa Sonia atuye i Rubavu yaje aje kuduha impano kuba iki kintu kimuvanye i Rubavu ni ketchup na Stella ikanzu yawe hanyuma Stella nawe ketchup saka tugiye gukora wayimpano areze ndayimuha ndamenya arazayitiremo urumva mu kiganiro ndi kukubaza waguze itike ya Jo y'inkuru ya 30 gatonze se tuzakora ikitaramo muri arena niko muvuze ngo yaguze sheshatu twari tugiye kuguha Jo Twins ngaho urabeho unyandikire baby oya ntabwo ari VIP ni ya 10k ngo wandikire Louise bye goodbye see you tomorrow City Town town kandi City Town please urumva Shema yaguriye wowe Minga Ngwino Stella na ketchup ngo arabakunda cyane yagerageje kugira ngo mugire ibiganiro muhuramo arababura nyine ubundi yashakaga kubabona sibyo ahubwo se yaguze itike buriya nta nimero ye mfite yaguze itike njye namuhaye nimero ya Roxane ngo amuhetike kandi na nimero ye urayifite ubu nari koherereje je suis sûre niko byagenze ubwo noneho bimeze gute Shema abantu batamuzaca amashaba umwana wavuye Gisenya kandi turamushimiye we thank you very Shema we much nagumushimira Umpe nimero ye ndamushimira. by'umwihariko cyitwa nimero cye ndakikwiye umva nkubwiye tube turekeye kuri 14 urumva kuri 15 kuri 14 wa 15 turamwandika noneho batandatu basigaye reka tubahe promotion sibyo two kubaryamira two kuvuga batuzi mu mutwe abari bukore comment za mbere bagashyiraho ngo gushimuta sha andikaho ngo gushimuta wowe hoya hari ijambo rya mbere nari navuze ni gushimuta batanu bambe akavuga ngo gushimuta wowe kimeze gutya hari undi muvuga ngo comment za mbere ashobora gutinda gusoma kandi nawe yarari muri abo ngabo nyine se mahirwe ntago agira ukuntu arobanura ruwi ayo mahirwe araba yaguye ku wundi kuko twe ntituvuga abo tuzi mu mutwe twebwe ntituvuga abo tuzi mu mutwe hari abo turi buryamire kandi bahora bandika comment hajya kajyayo nabwo amahirwe yaba ari ayabo umuntu ufite izina rirerire narishatse nandika ngo izina rirerire ririmo Imana arahita yiyumva izina yandika buri commentaire kuri buri kabisa buri ngunira buri ririmo Imana sinzi ibintu ajya nakunda kudukosora cyane rirerire ririmo Imana koko iyo ni interuro rero ari ambabarire kabisa mukandayisenga Mana oya nibindi byose bihira bakundi nibintu nk'ibyo ngibyo byose oya ntago ndi sure ko ari ibyo ngibyo ariko simbyibuka kabisa byose ubundi ajya akunda gusubizanya na Lorita
okay nta kitwamwanditse ubu tugeze ku bantu 15 tube turekera bane rero basigaye bane batanu batanu basigaye ubwo nabo ngabo muri comment rero ubwo abo ngabo turahita Louise uraburi tayari uzajya ubandikira babwete wowe wegukanye nyandikira we nyine nabo muvuge nimero yanjye 0783145128 ndasubiramo 0783145128 07831454 iyo nimero yatugabure turi ku ishuri ngaho nyumvira turi mu ngura 30 no kugabura bigenze okay ubwo rero muranyandikira n'abantu twe twarabaye abashuti Imana natakaje nimero z'abajotwini afite mubaza hangaha ubona iCloud zizagaruka sha mumbabarire basemwe iPhone mwe munyandikiye byose bihira abakuzayuza hari abantu bandika buri munsi ariko akazina kanje kitwa kayuza ntago twabamenya vema ubwo nebyo Love from Burundi. So, ariko hari ikindi subwo oya abantu ko batubaye amahirwe hari undi mwana witwa Isimbi Enise niba ari Enise ni Jenise ntago muzi koko buri munsi ibaze ko nayo yafashe mu mutwe Isimbi mbo wenda ngewe nta kintu mbiziho ubwo dusigaranye abantu bane umva turekere sibyo abandi tubaha amahirwe guys munyandikire tubaha amatike yanyu sibyo tutaba twabuze amatike akagira agapfubusa ntago ari gupfubusa abajaho turabizi banyandikire shawe munyandikire tubati abajyo twirizijo hari ikindi ngiye kurubika kuri ubwo ni aho nyenze neza tutagera Lolita Dorothée Aisha Niyonsaba Olive Urunana Liliane Noella Mutoni Ine Maraki Rwema Bucura Girimpundu Nyabugogo Alphonsine Josiane izina ririmo Imana na Isimbi n'abantu 16 ubwo harabura abantu bane okay so ubwo ntegereje ko rubike kure aho inyenzi zitagira ubwo ntegereje ko ruzanye kugira ngo ko arangaye mbigusoma message ya mimi twakoze kumutekerezaho ariko nyine afite abashuti bazaba hari n'undi mwana shana wo bakunda yitwa Ariete Gisenyi abantu bo muri UTB Gisenyi hari abandi bantu bakunda abajotini ndabashuruje hari n'abafande badukunda cyane ndibutsa abantu bambwiye ngo nge mbavuge kwa Kanimba hano hirya abantu bose bakora kwa Kanimba kuri reception bose nabagiye gutya ku mutima urumva barambonye ngiye kugufuza Rwema nyagasani aragishimuse ndavuga nti abajyo twirizira bafande bose baba bari ku ikosi baribeta akadete ndetarangica none kumuvuga mama Rogani baza ngo nganyumvira nicyo cyatugenzaga emergency twiruka dusengera abantu tubahereza amatike kugira ngo duguma tujya mu dukomeze dusensibilize guys uyu munsi muze mbahe imyenda tujyana muri ryo twirizwe n'imipira nimba mubishaka imipira mwandikire Louise munyandikire nonge nkumbe no kuganira n'abajotwini ngega nagize umuryango nshuti yanjye oya wowe wirirwa ari waiting call ukabishe nyagasani cyokora mutuma so nuko bimeze Imana ibaho mwivugiye iki so guys Skyler ntago njye mvuga ngo so guys Skyler inamvisha ibintu ndavuga cyahazi ariko azi kubyina dore munyamibwa twirirwa twigira gutya bose batagira ngo munyamibwa atafunga ngo oya noneho akabya umubyimba cyane buriya oya arabizi ariko ngwi uwawe se ko ari habyina Imana ariko nanjye ntabwo yakina umupira awukina se ariko umuntu witwa Precious yaragiye aravukana taye yacu avukana
buri kintu cyose kabisa noneho ngewe buri munsi umuntu aranyitegereza ati usa n'umukobwa wawe none Fiona ntabwo ajya abimenyera ese we Fiona amakuru ye ameze neza ariko afite akazi kenshi no guhumeka ntibishoboka Fiona nawe ntabwo yamenye ko nabanje telefone ngo ngende na Mimi hari undi mumama w'umushuti wanjye utamenya ko mu joke Fiona arandereba nawe nyandikira ese ngo urabizi Alphonsine nawe yasambwira ngo shango ngo Precious murasa ngo nubwo asa na mama we cyane ngo murasa ngo muravuga ki murabeho ntangerega nsanacunda afite warutamabi none wari ifoto nabonye ahantu kari kapare ejo nikwereke nayibonye kuri YouTube nanjye nazizana gahore Shema ari gusoma Shema iyi foto urayizi iyi foto ndereka bende yo kwa muganga yayindi yo kwa muganga Shema ariko Jotunizi barakubonye sha gutecunda we rutaronze rujya mu nda ruriba urakora inama yo sha ubutaha mutongere musengere abantu b'abakene batajya bagira ibintu byo kurya abo tubasengera buri munsi sha mujye muhora mu basengero yeshe muri amayistori y'ukuntu abantu bari bakora isosi y'ubugari bakanarisha ubugari tena harya iyo nkuru twayumvise Shema tuzavuga mu kindi kiganiro tubivuge ariko ngenda n'abazi twari duturanye Shema yangu bari babazi ubugari yego nawe yari mutoya ariko niba babaje benshi bazaga kurya bazaga kurya iwawe Shema harya iyo nkuru ninde wayivuze umva Shema ninde wayivuze iyo nkuru ntago muzi mu cyimbo cy'intu iyo nkuru nayumvishe mu cyimbo cy'ubunyobwa abantu benshi nuko babigenza ngo nabagateka na kawunga bagakora n'igikoma cya kawunga bakasomeza kawunga n'igikoma cyayo rero sinzi ngenza muzampa ikiganiro oya muzampa ikiganiro hari ikintu ushaka kubwira aba Jo Twins murabeho Imana ibashyigikire ibakomeze goodbye wakoze nawe wakoze nawe bye bye Imana ibarinde